Nshuti mukundwa wo kuri iki butumwa bw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Ni umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ubushize twaganiriye ku buhanuzi. Twagiye tuganira ku buhanuzi bw'ibyahishuwe mu gice cya 13. Uyu munsi nifuje ko twahindura tukajya mu bintu byoroshye bidakomeye nk'ubuhanuzi, tukajya mu bintu byorohereye kandi biryohereye. Umunsi tugiye kuganira ku rukundo. Tugiye kuganira ku ndirimbo ya Salomo. Igitabo akenshi abantu bavuga ukundi badafata kimwe, ndetse abantu benshi badakunda no kwigishaho no kuganiraho kuko akenshi gisa naho kidasobanutse. Ariko mu by'ukuri ni igitabo gikubiyemo ubutumwa busobanutse rwose nk'uko tugiye kubireba, ubutumwa bw'urukundo. Turaganira ku ndirimbo ya Salomo kuva mu gice cya mbere umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Uyu munsi niho turi bugarukire, ariko ubutaha tuzakomerezaho tuzarangiza igitabo cyose. Bibiliya iravuga ngo inyamibwa mu ndirimbo za Salomo umugeni ansome no gusoma ku munwa we, kuko urukundo unkunda rundutira vino, imibavu yawe ihumura neza, izina ryawe rimeze nk'amadahano atamye, nicyo gituma abakobwa bagukunda. Unkurure twiruka inyuma yawe tugukurikiye, umwami yajyanye mu rugo rwe, tuzanezerwa tukwishimana, tuzasingiza urukundo rwawe tururutisha vino, bafite impamvu rwose bagukundira. Aya ni amagambo aryoshye ariko asa naho adasobanutse kuko ni amagambo y'igisigo. Reka dusabe Imana kugira ngo ubwo tuba turi kuyiga tuyaganiraho iyadusobanurire tuyumve neza. Uwera Mana y'ukuri, Imana ishobora byose, Imana idukunda bihebuje, izina ryawe ryubahwe. Abana bawe tuje imbere yawe muri aka kanya tugushimira iyo neza yawe igaragara mu rukundo ruhambaye rurenze akagero watweretse kuva kera, rwatumye unatwitangira ku musaraba i Karuvali. Tuje imbere yawe rero, imbere y'umubyeyi wacu, twizera yuko utwumva kandi ko witeguye kuganira natwe. Muri aka kanya turagusaba kugira ngo tubabarire gukiranirwa kwacu kose, utwezeho inenge yose dufite, maze wumve gusenga kwacu kandi uzutwigishe. Mwana wawe ufite ikibazo muri aka kanya akaba gukeneye ubutabazi n'ubufasha, ubumuhe. Mwana wawe urwaye uri hirya no hino ntazi, umukize, yaba ari mu bitaro fatanye n'abaganga n'imiti ndetse bamuha byose, Mwami warabitanze kugira ngo bijye bikora umurimo wawe wo gukiza abana bawe. Ubavure rero bakize mu buryo kandi n'abari hirya no hino babaye bari mu tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha. Uyu munsi turi kuganira ku rukundo, tukaba turi kuganira ku ndirimbo ya Salomo igice cya mbere, aho twahereye ku murongo wa mbere ndetse tukageza ku murongo wa 4, aho turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore umukunda bingana iki. Uwo mukobwa mukundana cyangwa se uwo mugore mubana umukunda urungana iki. Nibyo rero tugiye kuganiraho muri aka kanya. Ahangaha twasomye mu ndirimbo ya Salomo, umutwe w'igitabo cy'indirimbo ya Salomo ushobora kuba nanone mu by'ukuri indirimbo ihebuje. Iriya ndirimbo ushobora kwitwa nanone indirimbo ihebuje izindi zose. Umwami Salomo yahimbye imigani
nk'uko amateka bigaragaza ndetse na Bibiliya ibivuga. Yahimbye imigani igera ku 3,000 ndetse n'indirimbo ngo 1500. Ibi tubisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 5 umurongo wa 12. Igitabo cy'imigani ye cyakomeje kurindirwa muri Bibiliya y'Igiheburayo. Cyaranditswe rwose, imigani ya Salomo yagiye yandikwa, ariko kandi indirimbo ya Salomo mu by'ukuri niyo yonyine yabashije kurindirwa muri iriya Bibiliya y'Igiheburayo y'Isezerano rya kera yonyine. Mu ndirimbo ze zigera ku 1,500, no kuvuga 1,400 ntabwo zanditswe, handitswe indirimbo imwe gusa. Ese iriya ndirimbo yaba yaranditswe ryari? Ni igihe cyanditswe? Amateka avuga ko umugabo n'umugore bavuga muri iriya ndirimbo ari umwami Salomo n'umukobwa wa Farawo wabaye umugore rukumbi wa Salomo ku gihe kigera ku myaka 20 yose, nyuma yuko yari amaze kwima ingoma ya se Dawidi, amaze kumuzungura ku ngoma. Iriya ndirimbo yanditswe mu gice cya mbere cy'ingoma ya Salomo, no kuvuga ahagana mu mwaka wa 950 mbere ya Kristo. No kuvuga ngo habura imyaka 950 yose ngo Kristo avuke. Hari mbere yuko agwa cyangwa se akayoboka ibigirwamana ndetse agashaka n'abagore benshi n'ishoreke nyinshi, nk'uko tuza kubibona. Abantu bagiye banenga iriya ndirimbo bavuga ko mu by'ukuri yuzuyemo imvugo z'ubushizi bw'isoni, imvugo z'ubushurashuzi n'ubuhehesi, imvugo zidakwiriye gushyirwa muri Bibiliya. Ndetse ibi biri mu byaratumye itinda gushyirwa muri Bibiliya, itinda kwakirwa mu bitabo bigize Bibiliya by'Isezerano rya kera, kimwe n'igitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri impamvu bari baratinye cyangwa se baranze kugishyiramo nuko nta jambo rigaragara rivuga Imana. Iyi ndirimbo ya Salomo rero babonaga yuko mu by'ukuri irimo imvugo z'ubuhehesi, akaba ariyo mpamvu rero mu by'ukuri bari baranze kuyishyiramo. Ariko nyuma yo kwitegereza ndetse no kuyoborwa na Mwuka w'Imana, bazaje gusanga mu by'ukuri iriya ndirimbo ya Salomo yayanditse akiri mu bihe byiza, akiri mu nzira nziza. Akaba yaranditse rero urukundo yari afitiye umugore we, no kuvuga ngo umubano w'abashakanye niwo yavugaga hariya. Umubano w'abashakanye ukaba uba hagati y'umugabo n'umugore, ukaba ari ishusho y'umubano w'Imana n'abantu bayo, ndetse ikaba ari ishusho y'umubano wa Kristo n'abantu be cyangwa se n'itorero rye. Ni iki rero kitubwira uriya mugore yandikiye iriya ndirimbo uwo ari we, cyangwa se watumye yandika ninde? Abantu bamwe rero bakunze kwibaza ngo ni uwuhe mu bagore 700 bose n'inshoreke 300 zose Salomo yashatse, nk'uko tubizi, nk'uko bivugwa muri Bibiliya, ninde yandikiye iriya ndirimbo y'urukundo? Yari yande mu by'ukuri? Yari yayituye nde? Umugeni uvuga muri iriya ndirimbo mu by'ukuri ni umukobwa wo mu busore bwe, akaba avuga ko ari umukobwa wo mu cyaro w'umushulami, cyangwa se bita umusulamite mu ndimi z'amahanga. Ibi rero bikaba byerekana ko gukunda umukobwa wo kuri uriya rwego byari urukundo nyarwo. Umukobwa wo mu cyaro ukunzwe n'umwami ntabwo byari ibintu byoroshye. Nta mpamvu za politiki zari zibyihishe inyuma, nta mpamvu z'iby'ubukungu zari zibyihishe inyuma. Oya, rwari urukundo gusa. Umubano nk'uriya rero niwo watumye iriya nkuru irushaho mu by'ukuri kuba ishusho ikwiriye y'umubano hagati ya Kristo n'itorero rye. Uwo mubano nawo nta kindi washingiyeho, nta nyungu zindi zashingiyeho, nta kiguzi kindi twari twatanze yaradukeneyeho, nta butunzi Kristo yaradukeneyeho. Oya, rwari urukundo gusa rundi rudafitiye ikigombero. Uriya mushurami rero cyangwa se uriya mugeni wa Salomo waririmbiwe iriya ndirimbo yakomokaga mu gace kagiye kavamo abagore bagiye bagira ibigwi bikomeye cyane kera muri Isiraheli. Ngo yakomokaga Ishunemu. Ishunemu hariya akaba ari naho hari haravuye n'umugore wa nyuma wa se wa Salomo, Dawidi, umugore witwaga Abisayi. Nawe yakomokaga hariya Ishunemu, yari umushunemukazi nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Niba rero uriya mukobwa wabengutswe na Salomo yarakomokaga Ishunemu, bivuze ko yakomokaga mu gace kamwe na wa mugore wigeze gufashwa n'umuhanuzi Elisa
wa mugore yakirije umwana w'umuhungu, uwo mugore akaba yari umupfakazi. Hariya rero Ishunemu havugwa hariya akaba ari mu gace cyangwa se mu karere k'umuryango wa Isakari, niho uriya mudugudu uherereye. Hari mu birometero cyangwa se ni mu ntera y'ibirometero 11 n'ibice nka 2 cyangwa se na metero zirengaho mu burasirazuba bw'Imegido, naho havugwa muri Bibiliya. Shunemu rero hariya mu by'ukuri hagiye habera zimwe mu nkuru ziteye ubwuzu zo muri Bibiliya, nk'iriya nkuru y'umuhanuzi Elisa n'umushunemukazi nk'uko maze kwikomozaho. Uyu munsi rero wa none kariya gace karacyariho nanone ahahoze hariya umudugudu w'Abashunemu. Uyu munsi wa none hari umujyi witwa Sholemu, niko hitwa uyu munsi wa none. Urumva ko mu by'ukuri bifitanye isano. Ese insanganyamatsiko y'iriya ndirimbo n'ibiyikubiyemo ni ibihe mu by'ukuri? Nubwo nagiye gikomozaho uburyo bumwe, umubano w'abashakanye hagati y'umugabo n'umugore ni ishusho y'umubano uba hagati y'Imana n'ubwoko bwayo, nkuko nagiye mbivuga. Indirimbo ya Salomo ni indirimbo nziza cyane igaragaza uko urukundo nyarwo rwo mu burasirazuba bwo hagati rwabaga rumeze kera. Mu gihe iriya ndirimbo yose ari inkuru y'urukundo rwa Salomo n'umukobwa wo mu cyaro cyo mu majyaruguru ya Palestina, uwo Salomo yashatse mu by'ukuri abitewe n'urukundo gusa, kuko yagiye ashaka n'abandi bagore benshi cyane ku zindi mpamvu zimwe zirimo n'iza politiki, nk'uko amateka ye agenda abigaragaza. Iriya nkuru rero ubwayo iduha ishusho y'urukundo rwa Kristo ku itorero rye muri rusange, ndetse n'ishusho y'urukundo rwa Kristo ku mwizera cyangwa se ku mukristo ku giti cye, n'ishusho y'urukundo rwa Kristo kuri wowe wo nkurikiye muri aka kanya. Indirimbo ya Salomo kandi ikuraho urujijo ku myumvire rusange iri ku isi, ikunze kugaragaza imibonano mpuzabitsina nk'ikintu kibi cyanduye, ikintu mu by'ukuri gihumanye, ikintu hambere aha mu Rwanda bitaga ibishitani nk'uko bakundaga kubivuga. Ni ibintu biciriritse cyane, niko abantu bakunze kubigaragaza. Iriya ndirimbo rero ikuraho urujijo kuri icyo kintu. Muri iriya ndirimbo ya Salomo agaragaza imibonano mpuzabitsina nka kimwe mu bintu byaremwe n'Imana. Imibonano mpuzabitsina yashyizweho n'Imana, yayishyizeho ngo abantu mu by'ukuri bajye banezerezanya cyangwa se bajye banezererwa muri icyo gikorwa badafite ubwoba cyangwa se badafite n'isoni. Ariko haravugwa bashakanye, ntabwo ari abantu aba ari bo bose nk'uko dukomeza kugenda tubibona. Kuba rero urukundo rwo mu mibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye rwararemwe n'Imana, birimo ibyarwo ngo ni birimo iby'umuriro, ni umuriro rwose w'Uwiteka. Tubibona mu gice cya 8 cy'iriya ndirimbo umurongo wa 6, ahari igihe kimwe tuzagera kuri kiriya gice. Ni ubuhe butumwa rero bukubiye muri iki gice cya mbere cya Salomo, cy'indirimbo ya Salomo turi kuganiraho muri aka kanya? Reka tugende tureba umurongo ku murongo, tugeze ku murongo wa 4. Umurongo wa mbere uravuga ngo inyamibwa mu ndirimbo za Salomo, niko nasomye. Aya magambo ashatse kuvuga ko iyi ndirimbo idasanzwe mu buryo buhebuje, ni indirimbo ihebuje. Abayuda bafataga iyi ndirimbo ya Salomo nk'indirimbo nziza ihebuje izindi zose zo muri Bibiliya, ndetse kandi ihebuje izindi zose zigera ku 1004 Salomo yanditse, uko nagiye mbivuga. Umurongo wa 2 urimo amagambo mu by'ukuri abantu bamwe bajya basoma bakumva ateye isoni, ngo ansome no gusoma ku munwa we, kuko urukundo unkunda rundutira vino. Aya magambo se ashatse kuvuga iki? Uvuga ariya magambo birumvikana ko ni umwari w'umushurami, wa mukobwa, wa mugeni wa Salomo. Ariya magambo aragaragaza icyifuzo cy'umwari mbere yuko akora ubukwe. Aragaragaza ibitekerezo by'umukobwa, umwana w'umukobwa ugiye gukora ubukwe, ibyo yifuzaga. Uriya mukobwa w'umushurami yatekerezaga igihe azaba yakoze ubukwe na Salomo, maze Salomo akamusoma. Yumvaga ari ibintu afite ategereje, mu by'ukuri afite ubwuzu bwinshi cyane. Ijambo rye rirakomeza rikagera ku mpera y'umurongo wa 7, uretseho mu by'ukuri agenda acibwamo mu ijambo. Mu by'ukuri hagati aho agenda acibwamo mu ijambo n'abakobwa cyangwa se n'abagore b'ibwami, bo ku ngoro y'ubwami, bagendaga nabo baririmba cyangwa se batera inyikirizo nk'uko igaragara muri iyi ndirimbo.
ibi bikaba rero bigaragarira mu ijambo riri mu bwinshi rya twe yerekana ko hari abandi bagore bari hariya ngo twe riboneka ku murongo wa 4 ahanditse ngo twiruke inyuma yawe tuzanezerwa tukwishimana tuzasingiza urukundo rwawe tururutisha vino. Aya magambo turaza kuyagarukaho nitugera ku mpera kuva ku gice cya mbere umurongo wa 2 kugeza ku gice cya 2 umurongo kugera ku gice cya 3 umurongo wa 5 kiriya ndirimbo hatanga ishusho y'uko ubuzima bw'ibwami hagati ya Salomo n'umukunzi we n'uriya mugeni we buzaba bumeze nibamara gushakana. Abakundanye ngo bazaba bishimira ibihe byo kugirana umushyikirano, ariko ntabwo mu by'ukuri higeze havuga iby'imibonano mpuzabitsina ko bazagirana imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ubukwe buba, mbere y'uko bashyingirana. Ntabyo avugamo hariya iby'imibonano mpuzabitsina. Salomo atangira kubivuga muri ya ndirimbo guhera mu gice cya 4 umurongo wa 16 ndetse kugeza mu gice cya 5 umurongo wa 1. Ibi nabyo tuzabiganiraho igihe kimwe nitugera hariya. Ese ubundi ni iki kibi mu by'ukuri kiri mu gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushyingirwa? Kuki bibujijwe? Ububi bwabyo n'ubuhe? Bibiliya yigisha ko abasore n'inkumi bagomba kurinda ubusugi bwabo n'ubumanzi bwabo. Ku basore abakobwa n'ubusugi, abasore n'ubumanzi bakabibikira uzabaha agaciro cyane igihe azaba yemeye kubegurira ubuzima bwe bwose, akemera kubana nabo by'iteka ryose. Kuryamana n'ubonetse wese rero bikunze kubaho ku bantu batazi kwiyubaha cyangwa se batazi ko ari ab'agaciro kenshi cyane ngo barwane ku cyubahiro cyabo. Ugasanga rero mu by'ukuri bafashe ikintu cy'agaciro bakakijugunyira ubonetse wese, ubusugi bwabo bakabwegurira ubonetse wese, cyangwa se ubumanzi bwabo bakabujugunyira ubonetse wese, cyangwa se umuhisi n'umugenzi. Ibyo bintu mu by'ukuri ni ukutamenya yuko umuntu ari uw'agaciro, akisuzuguza. Ngo umunsi umwe umwizera cyangwa se umukristo umwe yigeze kubaza pasiteri atari ko ibyo byo kwifata muhora mutubwira umuntu akarinda ubusugi bwe cyangwa se ubumanzi bwe kugeza ku gushyingirwa, pasiteri ibyo bintu si ibya kera mu by'ukuri, ntabwo bikigezweho muri iki gihe cya none. Nuko aravuga ati yego ndabyumva ni ubusazi koko kuba umuntu yagira gutya akiyahura akaryamana n'umuntu wese abonye uwo ari we wese, bagakorana imibonano n'ibirwara biri hanze aha, ibirwara by'ibyorezo cyangwa se indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziri hanze aha ngaha. Ibyo ngibyo rwose mu by'ukuri ni ubusazi. Ariko niba mfite umuntu dukundana tukaba duteganya kuzashinga urugo, n'iki cyatubuza kuba twaryamana? Ko n'ubundi azaba ari uwanjye, twabisezeranye, yambwiye ko nkunda ko tuzabana, nanjye kandi narabimwemereye. N'iki cyatuma dutegereza icyo gihe cyose? Pastor, ni impamvu imwe gusa, ndagusaba impamvu imwe gusa yatuma umuntu ategereza icyo gihe cyose. Uko pastor aramusubiza ati ndaguha impamvu zirenze imwe, ndaguha impamvu zigera kuri 3 zituma ugomba kwirinda, cyangwa se umusore n'inkumi bagomba kwirinda ntibakora imibonano mpuzabitsina kugeza igihe bazashyingirirwa. Impamvu ya mbere, niba witegura kuzashinga urugo ukaba ukeneye kuzubaka umubano uzahoraho ubuzima bwose, ibyo kugira ngo uzabigereho uzakina ibikorwa remezo by'umubano ukomeye, ukeneye za infrastructure zikomeye cyane. Ibyo bishatse kuvuga kumara igihe kinini mwigana mushaka kumenyana. Mugomba kubanza kumenyana bihagije mu buryo bw'imitekerereze mbere na mbere. Ugomba kumenyana, ukamenya uburyo mugenzi wawe atekereza, ukamenya imyumvire ye y'ubuzima uko imeze. Hari igihe ushobora gusanga ushobora kuganira n'umuntu ukumva afite imyumvire iciriritse, cyangwa se n'umuntu ufite ibitekerezo byagutse, ufite n'imishinga yagutse. Ibyo byose ugomba kubanza kumenya uyu musore abona gute ubuzima, afite ibitekerezo, afite iyihe migambi mu buzima bw'ahazaza. Ibyo byose rero ugomba kubyumva, kandi ukamenya mu by'ukuri uburyo amarangamutima ye ameze, mukamenyana mu buryo bw'amarangamutima, ukamenya igishimisha mugenzi wawe cyangwa se umukunzi wawe, ukamenya ikimubabaza, ukamenya ibishobora kumuriza, esarira byagenze bite, n'iki gishobora kumuriza. Ibyo byose ukabimenya, ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga, ukamenya ururimi
rw'urukundo akoresha urwo ari rwo. Ese n'uruhe rurimi avuga mu rukundo? Ese kuri we ni ugutanga impano, gift, ni ukumusohokana, nibyo bintu akunda, ni ugutembera, ukamenya niba kumubwira utugambo twiza biba bihagije. Ibyo byose ugomba kubimenya, ugomba gufata igihe mukaganira. Ururimi rw'urukundo rero mugenzi wawe avuga ugomba kurwiga hakiri kare kugira ngo uzabashe kugira ukoresha, maze muzashobore kumvikana. Naho ubundi rwose mu by'ukuri mwazasobanya indimi mu gihe utigeze umenya uko mugenzi wawe atekereza cyangwa se n'ibyo akunda. Kwiga ururimi rero nk'uko bisanzwe no mu ndimi zose zisanzwe bifata igihe. Ntabwo ururimi umuntu abyuka aruzi, kereka za ndimi yenda zatanzwe na Mwuka Wera kuri Pentekote. Hanyuma kandi mugomba kumenyana no mu buryo bw'imyizerere, ukamenya imyizerere ya mugenzi wawe, ukamenya niba mwizera kimwe cyangwa se niba mwizera bimwe. Bibiliya itubwira ko tutagomba kwifatanya nabo tudasangiye kwizera. Uko niko Bibiliya ivuga. Ibaze rero ugize utya ugatangira gukunda umusore cyangwa umukobwa mudasangiye kwizera, maze mukagira gutya mukaryamana, ukagira gutya ukamutera inda cyangwa se akagutera inda, bikaba ngombwa ko mukora ubukwe imburagihe cyangwa se mubana imburagihe. Ejo mwagera mu rugo ukabyuka uti ukibuka ko umwana usenga wavuye mu muryango usenga, utigiye gusengera aha n'aha, nawe akakubwira ati nanjye ngiye nigire ku kazi, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se akakubwira ati nigire mu bukwe, cyangwa se akakubwira ngo dufite abashyitsi, wowe ufite gahunda yo kujya gusenga, cyangwa se ukagira gutya akakubwira ati dufite abashyitsi kandi turabazimanira inzoga, wowe ukomoka mu muryango inzoga ari ikizira no mu itorero cyangwa se mu idini, inzoga vino ari umukobanyi ari ikizira batazikoresha. Akakubwira ati tugomba kwakira abashyitsi kandi ugomba kuza rwose kubakira kuko babona ko ari agasuzuguro. Mugeze gutya murabyaye, mubyaye abana, none umwe akavuga ati abana banjye nzajya mbajyana gusenga mu itorero ryacu, undi akavuga ati oya ibyo ntibishoboka, abana bagomba kunyura mu itorero rya se, mu idini rya se, bakabatizwa nk'uko se yabatijwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho mukagira gutya mwabona biteje ikibazo, mutireka twumvikane, noneho umwe azajya bajyana gusenga umunsi umwe, ubutaha n'undi abajyane, nuko abana mugakuramo batoza inzira ebyiri zihabanye cyangwa se zitandukanye. Nyamara Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Tekereza rero abana bakuriye mu madini abiri afite imyizerere itandukanye, ese mu by'ukuri muri izo nzira zose bazakurikira iyihe? Mu by'ukuri iyo bagomba kuzasaziramo ni iyihe? Ni ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe umuntu aba avuga ngo niba abakuru bazihitiremo, ese bazahitamo iyihe muri izo ngizo? Nuko abana mu by'ukuri bagahora mu gihirahiro cyangwa se mukabacanganyikisha, ukaba confusinga nk'uko bikunze kuvugwa mu ndimi z'amahanga. Ibyo rero ni ibintu ntagomba kwibazaho hakiri kare mbere y'uko mu by'ukuri mutangira urugendo. Nuko ugasanga mu rugo harahora impaka cyangwa se amakimbirane cyangwa se imikirano yo gushaka gukemura ibibazo, igihe cyose bigahora gutyo, byose biturutse ku kuba abantu batarafashe igihe gihagije cyo kubanza kwigana no kumenyana mbere y'uko batangira kubana. Igihe umusore n'inkumi rero biyemeje kuryamana imburagihe, inshuti wo nkurikiye muri aka kanya, baba birengagije ibindi bintu by'ingenzi umubano wabo mu by'ukuri, kandi ibyo nibyo bintu byari kuzabafasha igihe mu by'ukuri bazaba bagiye kumarana igihe kirekire mubana nk'umugore n'umugabo, akaramata ubuzima buzira iherezo. Mu by'ukuri impamvu ya kabiri pastor yahaye uriya musore, yaramubwiye ati impamvu igomba gutuma umusore n'inkumi bagomba kwifata ntibaryamane mbere yo gushyingirwa, ni uko gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushyingirwa byangiza ubudahangarwa bw'umubiri bwo kwihanganira ibibazo. Ubudahangarwa rwose burangirika, bica intege zo kwihanganira ibibazo bishobora kuvuka mu rushako. Umuntu naba agifite kwihangana rwose, ubwonko butangira kujya bushaka kunyura inzira y'ubusamo cyangwa se kunyura mu nzira yo kwihangana gukeya. Niba warigeze uca mu nzira iruhije igihe kimwe, mu by'ukuri uzabona yuko ikindi gihe niwongera kunyura muri iyo nzira bizakorohera kurushaho mu by'ukuri kuko warigeze kuyinyuramo. Urushako rero rw'ibibazo n'ibigeragezo ni rumwe mu nzira zizewe. Uwo ni umubano wizewe cyane werekana ko urwo rugo rutazaramba rwose.
niba umuntu rero atabashije kwifata ngo yirinde gukora imibonano mpuzabitsina atarashaka atarashyingirwa, biragoye ko yazifata igihe mu rugo hazaba havutse ibibazo n'amakimbirane. Gusenya bizamworohera cyane rwose, kuko nta budahangarwa bwe aba agifite, nta budahangarwa bw'umubiri aba agifite, ndetse n'ubudahangarwa bwo mu bitekerezo no mu bwonko buba bwaragabanutse. Kwihangana kwe kuba kwararushijeho kuba guke cyane. Nuko akabwira mugenzi we ati, umva ntuneshe umutwe, mbasha kubaho tutari kumwe. Guhera uyu munsi wa none dutandukane, umwe acukwe n'undukwe, bagatangira mwabukwe n'undukwe cyangwa umwararukwe n'undukwe, bikazarangira muri gatanya, divorce. Impamvu ya gatatu pasiteri yatanze yo kwirinda imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo, nuko nubwo mu by'ukuri mutari mwigera muhura n'ibibazo mu rushako rwanyu, gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushyingirwa bikurura ibibazo byo kutizerana. Utibite uko wamubera indahemuka kose, ntazabura gutekereza agira ati, ariko se niba yarabikoze cyagihe, niba twarabikoze cyagihe, niba yarabikoze kiriya gihe ntaraba umugore we, ni gute atazatinyuka kubikorana n'undi muntu utari umugore we igihe azaba mu by'ukuri ari ahantu asa naho yigenga cyangwa se ari wenyine nta kintu kimuzitiye? Ni gute atazatinyuka kuba yabikorana n'undi muntu, yaryamana n'undi muntu igihe azaba yagiye mu rugendo, igihe azaba yagiye muri misiyo, igihe ntazaba mpari? Ugasanga agatima kameze gutyo. Kubera n'iki? Kubera ko azi ko hari ikigeze kubaho kera kandi nta sezerano rihari. Aravuga ati, n'ubundi uriya n'umuntu umenyereye kwica isezerano kuva kera, ntabwo imibonano mpuzabitsina ari ibintu atinya cyane. N'Imana n'ubundi yari umukristo, n'ubundi bwa mbere twabikoze kandi twitwa ko dusenga cyangwa se asenga. N'ubu rero ashobora kubikora kandi asenga. Iba atarabashije kwifata rero kiriya gihe, nta n'icyamubuza no kwirekura n'ikindi gihe. Nshuti wo nkurikiye muri aka kanya, igihe umuntu yimenyereje kwifata gukora imibonano mpuzabitsina atarashyingirwa, aba yaramenyereje umubiri we kuwutegeka. Ibyo rero biha icyizere mugenzi we ko n'ikindi gihe nubwo bazaba batari kumwe, mugenzi we akaba yaragiye mu rugendo cyangwa se bakamara iminsi batari kumwe, cyangwa se akagiraho ahura n'ikigeragezo kimwitambika imbere, azabasha guhagarara ashikamye agahangana nacyo, kuko kuva kera kose n'ubundi yari yarabashije kubyimenyereza. Nuko ubwo pasiteri yaramaze guha uriya mwizera cyangwa se uriya mukristo ziriya ngero zose, undi yaratangaye cyane, aravuga ati, wow, ntabwo nari nzi ko Bibiliya yinjira no mu buzima bwacu bw'iminsi yose muri ubwo buryo. Ntabwo nari nzi ko Bibiliya ishobora kudufungura rwose, cyangwa se igatanga inyigisho nk'izo ngizo zo mu buzima bwa buri munsi dukeneye. Nuko turakomeje muri iyi ndirimbo ya Salomo. Uriya mushulamikazi cyangwa se uriya mugeni wa Salomo yaravuze ngo, kuko urukundo nkunda rundutira vino. Uriya mugeni wa Salomo asa naho mu by'ukuri yahinduye, akareka gutsinda izina rya Salomo, areka gukoresha ijambo we, aho yavuze ati ansome. Ubwo yatangiraga ku murongo wa 2 ngo ansome n'umunwa we, ahubwo agakoresha ijambo wowe, ati urukundo nkunda. Ubu rero bwari uburyo bwari bumenyerewe mu busizi bw'Abaheburayo. Ririya jambo urukundo yakoresheje hariya mu rurimi rw'umwimerere mu by'ukuri yavuze inkundo ubwinshi, kuko inkundo unkunda. Yarekeraho gutsinda, nk'uko mu Kinyarwanda nabwo hajyaho gutsinda, umuntu akavuga ati uwanjye, umukunzi wanjye cyangwa se uwiwanjye, gutyo na gutyo. No mu Baheburayo rero bakoreshaga uburyo nk'ubwo ngubwo. Hariya rero ijambo yakoresheje mu bwinshi ni inkundo, ngo kuko inkundo unkunda byari mu bwinshi. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Bishatse gusobanura iki? Ibi bwari uburyo bwo kwerekana ko Salomo yitaga ku mugeni we, yitaga kuri uriya mukobwa cyane, yamuhaga keya ku buryo bukabije, ku buryo bwimbitse, niba nabivuga gutyo, akamukorera ibikorwa byinshi bigaragaza urukundo. Iriya vino yavugaga hariya ni umutobe w'imizabibu wari umenyerewe mu Baheburayo. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri urukundo Salomo yakundaga uriya mukobwa w'umushulamikazi rwari rumuryoheye cyane kuruta uko umutobe w'umuzabibu wamuryoheraga. Yarawukundaga cyane, bishoboke ko yawukundaga, nicyo kintu kiryohera yarazi
yakundaga. Ati urukundo nkunda rero ruryohera kurusha vino. Umurongo wa 3 ati imibavu yawe ihumura neza, izina ryawe rimeze nk'amadahano atamye, nicyo gituma abakobwa bagukunda, nicyo gituma abakobwa bagukunda. Ibi se bishatse kuvuga iki? Ku bantu bo mu burasirazuba bwo hagati, imibavu cyangwa se parfum no kwisiga byari ibintu by'agaciro cyane, n'ibintu bitagaho cyane. Kuri uriya mugeni wa Salomo rero, izina ry'umukunzi we ryari rivuze byinshi cyane kuri we, kurenza umubavu uwo ari we wose, kurenza parfum iyo ari yo yose, kandi ngo ryari riryohereye cyane. Urukundo ruri muri iriya ndirimbo rurakurura cyane, ni urukundo rufite rukuruzi, rwumvikanaga mu byiyumviro by'umubiri w'uriya mukobwa byose, muri sanse zose z'umubiri uko ari 5. Ibyiyumviro by'umubiri sinzi niba ubizi, niba utabizi reka mbikwibutse cyangwa se mbikubwire. Icyambere ndumva ari ukureba, guhumurirwa, gusogongera n'ururimi, kuguta no kumva. Ikindi no gukoraho, tushe. No kuvuga ngo rwamukoragaho mu byiyumviro byose. No kuvuga ngo rwari urukundo rwamuhumuriraga, rwari urukundo mu by'ukuri rwamuryoheraga, rwari ruryohereye nk'uko yabivuze, rwari urukundo yabonaga mu maso, rwari urukundo mu by'ukuri yumvaga mu magambo, kandi yari urukundo mu by'ukuri rwafatikaga, yarukoragaho akarwumva. Rwari urukundo rufatika, ntabwo rwari urukundo rw'icyuka. Oya, hari igihe umuntu ashobora gukunda undi urukundo mu by'ukuri rutujuje biriya bintu 5 bivugwa hari iki. Urukundo rutujuje sanse zose cyangwa se ibyiyumviro byose uko ari 5. Ugasanga yenda umuntu arakunda urukundo rwo mu magambo gusa, rwo kuvuga ngo ndagukunda gusa, ibyo bikarangira gutyo. Mugenzi we akaba atararabona mu maso ngo abibone rwose, amwitegereze ngo abone ko mukunda, cyangwa se ngo rukoreho, akore ku bikorwa bivuye mu rukundo rwa mugenzi we, abone ko rufatika. Nshuti wo nkurikiye muri aka kanya, ese wowe mu by'ukuri iyo urebye ukitegereza, niba uri umukobwa ubona umukunzi wawe agukunda urukundo rumeze gute? Abona gukunda urukundo rwujuje biriya bintu byose, ziriya ngingo zose? Ese ubona kwishimira iyo umurebye mu maso? Ese urabyumva arabikubwira? Ese rurafatika mu bikorwa urarubona? Ibyo byose ugomba kubyibazaho. Ese wumva uryohewe no kuba mu rukundo nawe rurakuryoheye rwose? Utwo ni utubazo mu by'ukuri umuntu akwiye kwibaza, kugira ngo amenye niba koko akunzwe byuzuye, niba ari mu rukundo nyarwo. Niba rero niba adakunzwe by'urumamo nk'uko babivuga mu Kinyarwanda, niba akunzwe inkundo nyinshi nk'uko uriya Mushulami, uriya mugeni wa Salomo yabyiyumvagamo, nk'uko fiancé wa Salomo yari yararwumvise urukundo rwuzuye. Uriya mukobwa Mushulami rero urukundo rwaramurenze cyane, abona ko umukunzi we yari azi gukunda bya nyabyo, maze ati nicyo gituma abakobwa bagukunda. Aramutaka rwose. Ntabwo ari abandi bakobwa yashakaga kuvuga hariya mu by'ukuri, oya, ahubwo ni ubwe wivugaga. Yicishije bugufi cyane, maze atsinda izina rye nawe aritsinda, abinyuza ku ruhande. Hari abantu mu by'ukuri bakunda gukoresha inzira ica hirya, inyuza hirya, ugasanga abwiye uwo akunda ati hari umuntu ugukunda cyane, kandi ni umukunda yenda, ariko akavuga ati hari umuntu ugukunda cyane bihebuje, kandi yenda mu by'ukuri ari we yenda ushaka kubivuga, yenda byamuteye isoni, cyangwa se ni mu bundi buryo yakoresheje bw'ubusizi bwe. Uriya mukobwa rero muri make yashakaga kuvuga ko Salomo ari ubwoko bw'umugabo, yari type y'abagabo cyangwa se kind y'abagabo umukobwa uwo ari we wese yakunda, cyangwa se umugore uwo ari we wese yakunda. Ari uriya mukobwa yashakaga kwerekana hariya. Aya magambo kuyumva mu by'ukuri, aya magambo kuyumva mu by'ukuri ni byiza cyane, ni amagambo aryohera, bishimisha umuntu igihe icyo ari cyo cyose, igigero icyo yaba arimo cyose, urwego umuntu yaba arimo rwose, kumva ko akunzwe, kumva umuntu amubwira ko amukunda, ko amwitayeho, biramushimisha umuntu uwo ari we wese. Ahangaha hari inkuru nshaka kukubwira, ngo umugore umwe mu by'ukuri yararwaye, arembye, yenda gupfa, yari yarabanye n'umugabo we imyaka myinshi cyane. Nuko umugabo araza, ariko yari umugabo utazi, yari umugabo ese babita ngo iki harya ye, tari romantique,
utazi mbega kugaragaza urukundo, mbega no kwita ku mugore cyangwa se kuwakunda. Umugabo araza amwicara iruhande, yicara iruhande rw'uburiri bwe, afata mu kiganza cye, aramwitegereza. Nuko noneho kiniga mu ijambo, atinyuka kuvuga ijambo atigeze akunda kuvuga mu buzima bwe bwose. Arangije aravuga ati, Janet, niko umukobwa yitwaga, niba hari umugore wakunzwe ni wowe, ndagukunda. Iryo jambo araryegurura cyane. Ubwo yarivugaga, wa mugore wari urimo apfa, wa mugore we mu by'ukuri wari urimo arwana n'iminota ye ya nyuma, ngo yahise amwenyura. Iryo jambo risa naho ryamukaga ukuntu mu maso haracya. Nuko arangije asa naho azunguza umutwe mu tubaraga twe yarasigaranye, aravuga ati, ndabizi. Ndabizi kuva kera John. Biranshimishije cyane ko kumva ubimbwira, biranshimishije cyane kuba ubivuze. Nshuti wowe nkurikiye, ushobora kuba ukunda umuntu ukaba ubizi ko umukunda, nawe akaba abibona ko umukunda, ariko ni kubivuga, urukundo rugomba kuvugwa. Umuntu agomba kubibwira undi kandi agahora bimubwira kenshi, anabimusubiriramo. Kimwe mu bintu bijya bibabaza ni ukubona umuntu mu by'ukuri akunda undi, baza akarinda iyapfa atarigeze abimubwira. None ugasanga abantu mu buhamya bwa nyuma mukiriya yaravuze ati, ikintu kimbabaje nuko nigeze mubwira ko mukunda, igihe cyose naramukunda, utarigeze ubivuga. Kubera iki? Birinda bigera aho ngaho. Niba ufite umuntu ukunda, ugomba kubimubwira, kabone nubwo yaba abibona ko umukunda. Kuko nkuko twabibonye, urukundo rwa Salomo kuri uriya mugore rwagariraga mu nguni zose uko ari 5, yararubonaga ahantu hose, mu byumviro byose, muri sanse zose z'umubiri. Niba rero waramweretse urukundo, ugomba no kuvuga akarwumva. Ntabwo ukwiriye kuvuga ngo buriya se ntabizi, ese buriya ntabibona ko mukunda. Abibona ate? Kristo yarazi ko Petero amukunda, Yesu yarazi ko Petero amukunda rwose, ariko yarengejeho aramubwira ati, Simoni mwene Yona, mbese urankunda? Simoni mwene Yonasi yanabisubiramo, ndumva yarabibajije inshuro zigera kuri 3 zose, ati, mbese urankunda? Umurongo wa 4 uravuga ngo, unkurikire twiruke inyuma yawe tugukurikiye. Umwami yanjyanye mu rugo rwe, tuzanezerwa tukwishimira, tuzasingiza urukundo rwawe tururutisha vino. Ngo bafite impamvu rwose bagukunda. Abo ni abandi. Gukurikira rero cyangwa se gukurura, uriya mukobwa yavugaga hariya, no gukurura mu rukundo, mu buryo bw'urukundo, ntabwo ari uguhutaza. Urukundo ni ruhutaza, dutwara gahoro gahoro mu rukundo nyine. Naho mu kuvuga ngo twiruke inyuma yawe, hariya abavuze ariya magambo niba abakobwa baherekeje umugeni bo ku ngoro y'umwami, cyangwa se abari bambariye abageni, cyangwa se bagenda babashagaye. Naho kuvuga ngo umwami yanjyanye mu rugo rwe, hariya havugwa ni mu ngoro ya cyami. Umukobwa yari aherekejwe rero n'abandi bakobwa bamwambariye. Ibivugwa ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 w'iyi ndirimbo birakomoza ku myiteguro yose y'ubukwe, uko yagendaga, cyangwa se ubukwe bwa Salomo uko bwagenze, kuva mu ntangiriro amurambagiza kuzageza amujyanye iwe mu rugo, umugeni akinjira mu ngoro amugejejeyo. Twibukiranye ko uriya n'umugore wa mbere Salomo yashatse akiri umusore, akimara kwima ingoma. Umugeni rukumbi, umugore rukumbi mu by'ukuri yashatse bivuye ku rukundo. Hanyuma mu kuvuga ngo tuzanezerwa tukwishimana, tuzasingiza urukundo rwawe tururutisha vino. Hariya mu by'ukuri niba abakobwa baherekeje umugeni baririmbye ariya magambo nanone, hanyuma ngo bafite impamvu rwose bagukundira. Aya ni amagambo yo kwemera umugabo we yavuzwe n'umugeni. Wizeraga ko abantu bose bagomba kumva bafitiye urukundo rw'umugabo w'igikundiro nk'umugabo we nka Salomo. Urukundo yumvaga ko abakobwa bose bo muri Israel, abakobwa bose bo mu gace k'iwabo, abakobwa bose b'Ishunemu, bumvaga ko mu by'ukuri yumvaga ko bazashyigikira icyemezo yafashe cyo kubana na Salomo. Ese abantu muturanye, inshuti zawe, urungano rwawe, rwumva yuko mu by'ukuri wafashe icyemezo cyiza cyo kubana n'umusore, cyangwa no gukundana n'umusore mukundana, cyangwa se kubana n'umugabo mubana ubu ngubu mwashakanye? Ko natwo ni utubazo umuntu yakwibaza. Uriya mukobwa rero arashushanya mu by'ukuri nk'uko twabibonye itorero, n'urukundo rw'Imana na Kristo. Urukundo, hari umubwiriza umwe wavuze ati,
ibintu abagore bakunda kenshi cyane ni ugushimwa. Abagore bakunda gushimwa, naho abagabo bagakunda kwemerwa. Uriya mugore yemeraga umugabo we, yemeraga Salomo cyane, bafite impamvu bagukunda rwose. Ese umusore wawe cyangwa mukundana cyangwa umugabo wawe uramwemera mu by'ukuri? Hariya nanone mu gusoza ndasoza nkugezaho agatekerezo, indirimbo y'urukundo nk'uko twabibonye ko iriya ndirimbo ishushanya urukundo rw'Imana na Kristo n'itorero, cyangwa urukundo rw'Imana n'ubwoko bwayo akaba ari urukundo nanone rwa Kristo n'itorero rye. Turarusoreza ku ndirimbo imwe. Hari mu myaka ya kera, ni inkuru y'umugabo witwaga Frederick Lehman cyangwa se Lehman nk'uko bamwe bajya babivuga. Uyu ni umugabo w'Umudage, yavukiye mu Budage hagana mu mwaka wa 1868, aza gusaza mu 1953. Akiri umwana mutoya yaje kwimuka n'umuryango we, bimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aza kujya mu bintu by'itorero cyane, mu bintu by'iyobokamana. Akiri mutoya aza kwiga amashuri y'iyobokamana kugira ngo azabe umupasiteri. Aza no kubikora abapasiteri muri leta zigera kuri 3 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko muri uko icyo gihe yakoraga nk'umupasiteri, yaje gukorana ubucuruzi. Yakundaga business, yumvaga afite iyo mpano n'akayihayeho ka business, arabikora biramuhira. Nuko igihe kimwe aza kugira ibibazo bikomeye cyane, business ze, ubucuruzi bwe, ibikorwa bye biza guhomba. Aza kwisanga ari California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asigaye akora imirimo y'amaboko yo gupakira imbuto, amacungu, ameze mbega nk'aba bandi bikorera imizigo ku isoko. Niko kazi yarasigaye akora. Ariko muri ubwo buzima bwose, muri ibyo bibazo byose yahuye nabyo, yarahoze akomeye cyane. Ntiyigeze areka Imana. Kwizera kwe mu Mana, kwizera kwe muri Yesu ni kwigeze gucogora. Yakomeje kumukunda rwose no kumukorera no kubwiriza ubutumwa. Nuko igihe kimwe nk'uko yarakundaga kubikora, iyo baga abonye akaruhuko aho yabaga ari ku kazi, yakundaga kwandika indirimbo. Yari n'umuhimbyi w'indirimbo, yanditse indirimbo zo guhimbaza Imana nyinshi cyane. Nuko igihe kimwe akurikije ikibwirizwa yari yamaze kumva muri iyo minsi, cyari cyamukoze ku mutima, yatangiye kwandika indirimbo ku rukundo rwa Yesu, ku rukundo rwa Kristo. Nuko ubwo yari arimo yandika iyo ndirimbo ye, abasha kubona ibice bigera kuri 2 byayo, ariko abona n'ingikirizo. Ariko ashatse igice cya 3 biramwangira, ntiyabasha kukibona. Arataha agera mu rugo ngo ajye kugishakisha. Yahise yirukira kuri piano, ndetse amateka amwe avuga ko yafashijwe n'umukobwa we mu gufatanya gushaka igice cya 3 cy'iyo ndirimbo, kuko muri kiriya gihe nta indirimbo kugira ngo ibe yemewe nuko yabaga ifite ibice bigera kuri 3. Nuko mu gihe yagishakaga nabwo biranga, abasha kuyiha cyakoza kuyihijyana, ayiha umuziki, ayiha melody, indirimbo irumvikana, ariko igice cya 3 kiranga. Nuko agatima kaza gukubita, yibuka amagambo yigeze kwandika kera ari mu gakaye ke gato cyangwa se mu gakarine. Ayo magambo y'igisigo aragenda ajya kuyareba. Aya ni amagambo mu by'ukuri yari yaranditswe n'umuntu bivuga ko ngo yari afungiye mu bitaro by'indwara zo mu mutwe, ariko andi mateka akavuga ko yari imfungwa, yari iri muri gereza, ikaza kwandika ayo magambo ku rukuta rwa gereza cyangwa se rw'ibitaro yari afungiyemo cyangwa se yari arwariyemo rw'indwara zo mu mutwe. Kuko n'ubundi abarwayi ba kera bo mu mutwe basaga naho babafunga mu bihe bya kera mbere y'uko iterambere riza. Aya magambo mu by'ukuri yari yaranditswe mu myaka 200 ibanza. Iriya mfungo ngo yayanditse ku rukuta rwa gereza, iyasigaho abantu bose bakajya bayasoma. Nuko igihe kimwe gereza yari ikeneye kuvugururwa, haza abantu baje kuyivugurura. Nuko ubwo bazaga gusiga irangi, baza kugwa kuri ya magambo barayabona yanditse ku rukuta. Nuko umwe arayakunda cyane, arangije arayandika, ayandika nawe mu gakayi. Aya magambo rero niyo yaje kuzagera mu ntoki za Frederick Lehman. Nawe ari amagambo arayandika, arayakunda cyane, arayatunga. Mu by'ukuri iriya mfungo yanditse ari amagambo, mu by'ukuri izina ryayo ntabwo rizwi, gusa amateka yaje kwerekana ko ari amagambo mu by'ukuri atari ayayo, ntabwo mu by'ukuri ari umwimerere wayo,
ni amagambo y'igisigo yari yaranditswe n'umwigisha w'umuyuda cyangwa se w'umuyahudi, abo bita barabi, wari warabayeho mu Budage mu myaka 1000 mbere yaho, mbere ya kiriya gihe. Niwe wari waranditse ari amagambo mu by'ukuri agira ngo ajya yakoresha muri gahunda z'amasengesho, ajya banziriza amategeko 10 y'Imana. Ari amagambo y'urukundo rw'Imana yagombaga kujya banziriza amategeko kugira ngo ajye yibutsa yuko ibyanditswe byera, inkuru zibikubiyemo zivuga iby'urukundo rw'Imana, nta kindi zivuga. Ari amagambo rero nkaba ariyo nifuza ko dusorezaho muri aka kanya. Amagambo nk'uko yari yanditse ku rukuta rwa gereza aravuga ngo inyanja zose zaba wino n'ijuru ryaba impapuro, tukandikisha agati kose, umuntu wese akandika. Urukundo rw'Imana yacu rwakamye inyanja zose, ntabwo rwabona aho rukwirwa, rusagutse ikirere. Nshuti wo nkurikiye muri aka kanya, kuko twatangiye tubibona, iriya ndirimbo ivuga iby'urukundo rw'Imana. Iriya ndirimbo ya Salomo ishushanya urukundo rw'Imana ku bwoko bwayo, ishushanya urukundo rwa Kristo ku itorero rye, kuri jye nawe. Tubonye ko nk'uko iriya ndirimbo bivuga, urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana. Mu by'ukuri urukundo rw'Imana ntawarurondora uko rungana, ntabwo rugira akagero. Ikibazo nakubaza ku rukundo, kwiriya ndirimbo ishushanya urukundo rw'umugore cyangwa se kuba fiancé, bikaba bishushanya urukundo rw'Imana ku bana bayo, urukundo rwa Kristo ku itorero rye. Umusore muri kumwe, umukobwa muri kumwe, cyangwa se umugore wawe, uwo murasiniki, sinabwo ugira akagero. Imana yagiye kugisha kandi gukomeze. N'izina rya Yesu turasoje, nawe utaha